Kanongera ngo ikaze kuri Twice Think TV. Aka ni akazi keza gakeneye abantu bize accounting, ariko ni AD. Ni imyanya ikabakaba 10 yose iri muri Rugero Sako Gisagara. Niba rero warize ibijyanye na accounting cyangwa se na finance, ufite certificate cyangwa se ufite advanced certificate, ndizera aya ni amahirwe ya mbere iyo kuba wabasha kubona akazi. Umwanya rero wa mbere uhari ni umwanya wa teller cyangwa se branch level. Hanyuma ni branch level, bakaba bakeneye abantu babiri cyangwa se abatellers babiri. Hanyuma rero bakajya baripotinga kuri branch operation officer. Mbibutse yuko muri iyi tera ku muntu uri gutangira ari guhembwa amafaranga 180, ntago ari amafaranga make cyane nk'umu branch cyangwa se nk'umutera kuri branch level. Hanyuma rero ibisabwa kugira ngo applying kuri uyu mwanya no kuba ufite byibuze at least secondary education, specifically in accounting, ufite AD cyangwa se ufite bachelor degree in related domain, nabyo bishobora kuba indi advantage. Hanyuma ufite basic IT literacy of CBS and Office, ability to handle transaction accurately and responsibly, at least 1 year working experience in banking or microfinance institution, good math skills, attention to details, customer satisfaction oriented. Hanyuma bakavuga bati interested and qualified candidates are invited to submit the application including motivation letter addressed to chairperson for Rugero Sako Gisagara, detailed and updated CVs, academic qualification, professional certificate, proof of professional experience, other certificate, national ID and passport. Bakavuga yuko rero kurangiza gukora application ari ku itariki 22 z'ukwezi kwa 8 2026 saa 11 za mugoroba. Hanyuma rero bakavuga bati abantu baza submittinga birenze ku itariki cyangwa se kugiye bavuze bizaba rejected. Rero kohereza soft copy muri 1 PDF format uyohereza kuri rugero@gisagara@rugero.d-sako.rw. Uyu ni umwanya wa mbere rero wo muri iki kigo cyangwa se muri Gisako ya Rugero Sako Gisagara, ariko bashyizeho n'indi myanya yindi. Hari umwanya wa customer care officer, ni kuri branch level. Uyu mwanya nawo ni umwanya mwiza cyane, ukeneye experience hagati y'umwaka umwe kugeza ku myaka 3, aho bakeneyeho umuntu umwe. Uyu mwanya wa customer care officer bakeneyeho umuntu umwe, ariko kugira ngo applying kuri uyu mwanya no kuba ufite byibuze AD muri accounting cyangwa se bachelor degree muri accounting cyangwa se ibindi bifitanye isano nabyo. Iyo bavuga ibifitanye isano nabyo harimo bya finance, harimo n'ibindi nk'ibyo. Hanyuma kugira ngo applying n'ubundi ibisabwa ni bya bindi, hanyuma ukaza gushyira kuri iyi email yabo. No kuvuga ngo ni motivation letter, CV, academic qualification, professional experience, ID, byose urabisikana ukabishyira muri format imwe, hanyuma ukaza kubyohereza kuri email yabo ya rugero@gisagara nkuko muri kubibona. Undi mwanya rero bakunzi ba Think Twice TV, undi mwanya muri iki kigo ni Central Loan Recovery Officer. Ahanga ntabwo ndi kuvuga ku mafaranga, ariko ahangaha bahemba kuri Central Loan Recovery Officer 250, ariko hiyongeraho n'indi prime. Yes, kugira ngo applying kuri uyu mwanya nkuko nabibabwiye, urebye qualification hano barasaba yuko ugomba kufite AE in accounting, banking, finance, having bachelor degree finance, banking, accounting cyangwa se ibindi bifitanye isano nabyo, ufite na minimum 3 years of working experience. Anga nkuko nabibabwiye ni 150, ariko hiyongeraho indi prime ku buryo ushobora gusanga uyu muroni recovery ahagaze 320 bya buri kwezi, akaba ari amafaranga atahana. Hanyuma rero deadline no ku applying hano nkuko muri kubibona 22 z'ukwezi kwa 8, kuko iritangazo nibwo rigishyirwaho. Undi mwanya rero ni wa IT software. IT software nawo murabona ko ari umwanya, ariko naho birasaba experience hagati y'imyaka 3 kugeza kuri 5. Bibutse ko position zigenda zisaba experience, ni nabwo amafaranga nayo agenda yiyongera. Yes, hano ho birasaba bachelor degree in IT, computer science cyangwa ibindi bifitanye isano nabyo,
ndetse na experience y'imyaka 3. Yego kwa applyinga ni the same ariko mujye wibuka ko kuri email kuri subject wandikaho ikijyanye na position yawe. Hari IT software na IT hardware, murabona ko imyanya ibiri itandukanye. Hakaza branch business coordinator, uyu we bari kibamba abahembwa neza cyane. Hano rero kugira ngo applying kuri branch business coordinator birasaba yuko uba ufite bachelor degree business management, bachelor degree finance, bachelor degree business administration, economics cyangwa se bifitanye isano nabyo, ndetse na experience y'imyaka 3 mu bijyanye na banking, sacco cyangwa se microfinance institutions. Undi mwanya bashyizwe ku isoko ni administrative assistants. Uyu mwanya nawo usaba experience y'imyaka 3 kugeza kuri 5. Hanyuma ariko kugira ngo applyingeho bisaba kuba ufite bachelor degree in accounting, business administration, economics, public affairs ndetse n'ibindi bifitanye isano nabyo na experience y'imyaka 3. Iyi ni imyanya yose iri muri iki kigo cya Sacco. Hanyuma hakaza umwanya wa senior risk compliance na experience y'imyaka 3 kugeza kuri 4. Mwumva rero ibintu abantu bize bijyanye na economics rwose bashyizwe igorora hano muri iki kigo cya Rugero. Hanyuma nabyo bisaba experience y'imyaka 3 ariko ukaba warize bijyanye na economics, accounting, finance n'ibindi bifitanye isano nabyo. Nkuko nababwiye rero kwa applyinga ni the same motivation letter, detailed CV, academic qualification, proof of professional experience n'ibindi nk'ibyo ubundi uka applying. Undi mwanya rero no wa senior internal auditor, senior internal auditors muri Rugero Sacco, nawo n'umwanya mwiza cyane usaba experience guhera ku myaka 3 kuzamura. Uyu n'umwanya wohembwa neza wenda muri 360 gutyo. Hanyuma rero biba bisabwa no ufite bachelor degree in accounting, editing and finance ndetse na experience y'imyaka 3 mu bijyanye na microfinance, banking, accounting practice. Hanyuma rero ku bantu baba bashaka gutegura ibizamini, wibanda kuri izi job description cyangwa se ukibanda kuri responsibilities and tasks, kuko niho byanga byakuniye bari kubaza ibizamini, niho baba bari related kugira ngo ubashe kuba watsinda. Mbibutse rero ko iyi ari Think Twice TV, ushaka kuba ufite akazi handi hantu baguhemba amafaranga make ufite ade, ariko wagera hano muri Rugero Sacco Gisagara ugasanga amafaranga ari kwiyongera, ugahita wapplyinga ugakora ikizamini ukiga izi responsibilities and tasks, then ukaba watsinda ugahita ubona akazi ndetse ugahita uhembwa n'amafaranga menshi. Mu Rwanda ni competition, tekereza kabiri ubundi ufata umwanzuro. Nicyo kintu TV yacu ibifuriza, ndetse no kugira ngo byibuze amahirwe masa kuri mwese ajya bageraho. Bibutse yuko rero tujye tubagezaho video buri munsi z'akazi kagezweho kandi gahema amafaranga make menshi cyangwa se aringaniye bitewe na position runaka. Ubwo rero ushobora kuba ufite akazi, ntabwo bireba abantu badafite akazi ku myanya yacu dushyireho hano cyo dutangaza, ahubwo tureba abantu bose bishobora kugirira inyungu n'umumaro kugira ngo bashe kuba byafasha umunsi ku wundi. Bibutse yikare Think Twice TV, sharing izi video zacu tubagezaho, ukore like, hagasi ushyireho comment ibyo wifuza twakoraho n'ibyo twavugurura, kubera yuko turi hano ku bwanyu. Stay in touch.